Arabia Saudite ni kimwe mu bihugu bigikandamiza abagore, dore ko bivugwa ko mu bihugu nk'ibi bigendera ku mategeko ya Islam hifashishwa umuco ndetse n'amategeko ya Sharia. Guhera mu myaka ya kera muri Arabia Saudite nicyo gihugu cyonyine ku isi kitemereraga umugore gutwara imodoka, kuri ubu byemejwe. Ese byaba byaraturutse kuki? Uyu munsi twakwegeranyirije byinshi ku bigendanye no kudatwara imodoka ku bagore muri Arabia Saudite ndetse n'impamvu yaba yatumye iki gihugu gihindurira itegeko. Ubusanzwe umugore n'umukobwa wo muri Arabia Saudite bagomba kugira umuntu w'igitsina gabo, yaba umusaza wabo, umugabo bashakanye cyangwa se papa wabo ubacunga. Uyu muntu ugenzura umugore niwe uburenganzira umugore mbere yo gukora ibikorwa bitandukanye, harimo nko gutangiza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, kwemererwa gukora urugendo mu mahanga, kuvurwa ibikomere no kubagwa, gufungura konti muri banki, uburenganzira bwo gushyingirwa ndetse no gutandukana n'uwo bashakanye. Urugero ruzwi mu mateka ni ibyabaye mu mwaka wa 2005 ubwo Fatima Mansour yabanaga n'umugabo we mu mahoro nta kibazo, ariko kuko musaza we yari umurinzi kandi adashaka uwo bashakanye, yafashe icyemezo cyo kubatandukanya. Fatima yafunzwe imyaka igera kuri hamwe n'umukobwa we w'umwaka umwe, aho gusanga musaza we ngo babanye mu nzu, kugeza igihe urubanza ruciriwe akarekurwa. Usibye ibi, amazu menshi muri Arabia Saudite agira imiryango yihariye abagabo basohokeramo n'iy'abagore. Usibye ivangura rikorerwa mu miryango kandi ngo no mu kazi abagore baba bafite amahirwe make yo guhatanira akazi n'abagabo, aho bivugwa ko 90% by'amahirwe mu kazi biba byihariye abagabo gusa. Iyo umugore arashaka kugurisha cyangwa se kugura umutungo runaka muri Arabia Saudite, bisaba ko aba afite abatangabuhamya b'abagabo 6, aho usanga bigoye ko umugore yababona bose, ahubwo bisaba ko ashobora nko kubaha ruswa kugira ngo baze kumuvugira. Kuri uyu wa mbere nibwo igihugu cya Arabia Saudite cyatangiye gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ku bagore, nyuma y'uko ubwami bw'iki gihugu bwemeje ko umugore nawe afite uburenganzira bwo gutwara imodoka. N'iri tangazo ryashyizwe ahagaragara ryagaragaje ko nyuma y'impinduka zirimo gukorwa ku mpushya zo gutwara ibinyabiziga, abagore nabo bazabihabwa ku nshuro ya mbere mu mateka. Ubuyobozi bw'umutekano mu muhanda muri Arabia Saudite bwatangiye gusimbuza impushya mpuzamahanga zari zisanzwe muri ubu bwami, zigasimbuzwa iza Arabia Saudite mbere yo guha ku mugaragaro abagore uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga tariki 24 z'uku kwa gatandatu. Kugeza ubu Arabia Saudite nicyo gihugu cyonyine ku isi kitemereraga umugore gutwara ibinyabiziga. Muri Nzeri 2017 umwami Salman yari yatangaje ko iri tegeko ribuza abagore gutwara ibinyabiziga rizakurwaho muri uyu mwaka wa 2018. Ibyo ahamya ko yakomoye ku muhungu we muto, igikomangoma cyarazwe ubwami Prince Héritier Mohammed Ben Salman. Tubibutse kandi ko nubwo nyuma yo gukora ibyagenewe, kugeza ubu hari abagore bamaze guhabwa izi mpushya bemerewe gutwara guhera tariki 24 z'uku kwa gatandatu 2018. Bisa nkaho ari agashya muri iki gihugu. Abagore benshi babyishimiye babinyujije ku mbuga zigiye zitandukanye mu rwego rwo kuzamura ubukungu mu ntego iki gihugu cyihaye muri 2030, ngo bagiye gutangira no gutanga akazi ku taxi women babishaka. Abo ni abagore biyemeje gukora umwuga wo gutwara ibinyabiziga. Amategeko amwe namwe ku bagore aracyakomeje muri iki gihugu, nko kuba nta burenganzira bafite bwo kwihitiramo uwo bazabana, kuba nta burenganzira bafite bwo gukora cyangwa gutembera mu bindi bihugu n'ibindi. Gusa benshi mu bagore bo muri iki gihugu batangaza ko bafite icyizere, kuko abenshi batonze umurongo bajya kwiyandikisha guhabwa uburenganzira bwo gutwara, ndetse amafoto na za video zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zerekana abagore batangiye gutwara imodoka n'abari kwiyandikisha gukora ibizamini kugira ngo bahabwe ubwo burenganzira. Nk'uko byagiye bigaragara, hari abagore benshi bagendaga bigira abagabo bagatwara imodoka mu rwego rwo kugira ngo bakemure ibibazo babaga bahuye nabyo bya hato na hato, cyane cyane nk'abafite ingendo ntoya, bityo bigatuma ufashwe ahabwa ibihano bikarishye, harimo nko gufunga ndetse no gucibwa amande atagira uko angana. Kabone nubwo yabaga ari undi mugore uje muri iki gihugu, nta burenganzira namba yabaga afite bwo gutwara imodoka. Bisa nk'ibyabaye igisubizo muri iki gihugu nyuma y'uko iri tegeko rishyizweho kubera igikomangoma cyavugiye abagore muri rusange muri iki gihugu.